Kiliziya cyangwa se inyigisho za Yesu Kristo. Inama nkuru ya Kiliziya ya mbere ubwayo tunayisanga muri Bibiliya mu itangira rya Kiliziya. Inama nkuru ya Yerusalemu niko bayita, ariko amadini hafi ya yose yemera ko abakoresha birumvikana bemera iyo nama nkuru ya Kiliziya ya Yerusalemu. Reka bari nayo dutangiriraho rero, badushyiremo full screen tugaruke mu mwanya. Eseti uri kumfasha kugira ngo ikiganiro kigende neza. Iyi nama nkuru kiza nkuko turi kubona no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 15 tubona ko intumwa zateraniye Yerusalemu. Abagenekereza umwaka ikintu kigomba kugaruka birumvikana, ingingo ntago twayireka. Bayishakishiriza hagati y'umwaka wa 48 n'umwaka wa 50, ariko abenshi bagahuriza ku mwaka wa 49. Banayita rero inama nkuru ya Kiliziya y'intumwa cyangwa se Concile des Apôtres. Aha rero cyari kibazo cyerekeranye n'ubukristo, inyigisho za Yesu Kristo zagombaga gusobanurwa, ariko kandi akaba hari n'abayahudi bari bafite amategeko bagendera idini ryabo, ku buryo byari ikibazo cy'abavaga abayahudi babaga converti kugira ngo bibone muri Kiliziya. Benshi turibuka ko n'inkuru nziza misiyo ya mbere ya Kiliziya, ubutumwa bwa mbere bwa Kiliziya ni ukwamamaza inkuru nziza, nta yindi mission cyangwa se nta bundi butumwa. Ni ibiri n'amahire ko turi mu kwezi kwamamaza inkuru nziza cyangwa se kwikorwa bya papa byiyegeza butumwa. Turibuka igihe Yesu Kristo ajya kujya mu ijuru yabwiye intumwa ze ngo mugende mwigisha amahanga yose, nibwo butumwa bwa Kiliziya. Ni nabyo byatumye ku munsi mukuru wa Pentecost intumwa ziva Yerusalemu zigakwira hirya no hino. Turibuka uwitwa Corneille uko yasuwe na Petero nyuma yiyerekwa, hanyuma noneho nyuma yo kubonekerwa, hanyuma akagenda akamusura, akaba umwe mu bantu ba mbere b'abanyamahanga bakiri inkuru nziza. Hari ikibazo ko mu itegeko rya Musaba byibuka, itegeko ryitwa gukebwa, hakaba hari ikibazo ngo ese abayahudi bahindukira ubukristo barakomeza kugengwa n'amategeko ya Musa yo gukebwa cyangwa ukwizera kuraba guhagije. Ibyecyanye n'inama nkuru ya Kiliziya wabisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 15 gukomeza, ariko ni mwibara wa Paulo mutagatifu yandikiye Abanyagalati naho tubisangamo. Ni inama rero twavuga ngo yari nkuko turi kubona harimo intumwa wabigezemo uruhare ya ni Petero ndetse n'izindi ntumwa, bafata umwanzuro barigenda bigisha amahanga yose. Ariko kugenda byahuriranye n'ikibazo cyabonetse mu ngendo Paulo yakoze ndetse n'abandi, aho ubukristo bwatotezwaga. Twibuke ko Uburasirazuba bwo hagati kari agace abaromani bari bamazemo imyaka myinshi, ndetse no mu gihe cya Yesu harimo guverineri witwaga Ponce Pilato n'abaherode n'abandi. Turibuka itotezwa rya mbere ry'intumwa. Uwa mbere wahowe Imana ni Stefano, bavuga ko ari mu mwaka wa 34. Ariko twese turibuka iby'umwami w'abami Nero yakoze mu mwaka wa 60, bavuga 64 cyangwa 67, ubwo yahoraga Imana Petero na Paulo. Petero umwa papa wa mbere,
icyo gihe rero Kiliziya twanabigarutse ku munsi w'ejo tuvuga ku nama nkuru ya Kiliziya Kalsedouane, n'ubu iminota ntidukundira turayigeraho. Intumwa rero zakoreye hirya no hino, ariko icyo gihe Kiliziya yari iri mu itotezwa rikomeye. Ni imyaka izaba myinshi kugera mu mwaka wa 313, ubwo noneho himaga umwami w'abami Constante wa mbere, ari nawe abinyujije mu tangazo cyangwa se iteka ry'imirani mwaka 313, ubu KRISTU bubona amahoro, abantu bemera gusengera mu idini bashaka. Ibyo rero byabaye nk'ibishyira iherezo ku itotezwa rya Kiliziya. Ntibyabujije ko hari abandi bahorwa ukwemera kwabo hirya no hino, ariko mu bwami bw'abaromani byahise bihagarara. Iyi Edit de Milan izashimangirwa na Edit de Constantinople yo mwaka 381. Aha rero byatumye noneho, kuko Kiliziya yasaga naho itotezwa, cyo bita Eglise pro-constantinienne, ni Kiliziya ya mbere y'umwami w'abami Constante. Harabemeza ko iyo Kiliziya yakoreraga mu ibanga mwisho, ariko ubu KRISTU bwari bukomeye, kuko abantu bemeraga no guhara ubuzima bwabo kubera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Abami b'abaromani babigizemo uruhare ni benshi. Hari Neo, Diocletian, Domitian, Maximilian, Magisoreri ndetse n'abandi, Maximin Aurel. Aka gahenge rero kabonetse guhera mu mwaka 313. Kimwe mu byakurikiyeho nuko nyuma y'imyaka 12 hahise haterana inama nkuru ya Kiliziya ya mbere. Turumva neza imyaka yari ishize nta yindi nama nkuru ya Kiliziya iteranye. Iyo ni inama nkuru ya Kiliziya ya Niseya yo mwaka 325. Iyi n'izindi zayikurikiye, izindi enye za mbere zagarukaga ku byerekeranye na doctrine doje Yezu ninde. Niseya ni umujyi ubu ngubu ntabwo ukiriho, ni umujyi witwa Iznik, uherereye muri Istanbul, muri Turukiya, mu majyaruguru ya Istanbul. Ikaba yarateranye guhera ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa gatanu, irasoza imirimo yo ku itariki ya 25 z'ukwa karindwi umwaka 325. Iyi banayita Concilium Niceum Primum. Bivuga ko yateraniyemo n'abepiskopi bari hagati ya 250 na 318. Ikaba rero uwayigize muri abirumvikana n'umwami w'abami Constante wa mbere, ariko kubera ibibazo byari biriho, nukuvuga ngo ako gahenge k'abakristo gusenga noneho bisanzuye, byanatumye abantu bagira ibitekerezo umuntu akicara akavuga ati buriya rero izi nyigisho ngiye ibintu bibo, maze gusoma ibitabo ibi nibi, maze kure nsanze mu by'ukuri inyigisho ikwiriye ari iyi ngiyi. Nguko bapadiri Arius bavutse, uwitwa Arius waje kwiza inyigisho ziteme muri Kiliziya, yakanaga ubumana bwa Yezu, Arianism. Haje n'abandi, n'uwitwa Donati mukuru wavuyeho inyigisho zaciwe muri Kiliziya zitwa Donatism. Uyu we yahakanaga amasakaramentu yatangagwa na Kiliziya, ndetse n'izindi ubundi buyo bwitwa Novatianism. Iyi nama nkuru ya Kiliziya ya Niseya niyo Kiliziya na n'ubu igikesha yandanga kwemera bita credo, ya yindi ni nayo yayemeje bwa mbere. Iyi ikaba umuntu wese wemeraga ko ari umukristo bamusaga kuvugira mu ruhame iyi ndanga kwemera. Hari ndende, hari n'ingufi. Iyi credo nayo izakomeza guherekanwa, hari iyo bita indanga kwemera y'intumwa, yo ni iyindi ngingo. Iyi izakomeza, ni nayo izavugururwa cyangwa se izongera kwemezwa mu nama nkuru ya Kiliziya izakurikiraho yo mwaka 381. Ikindi twababwira nuko iyi nama nkuru ya Kiliziya Niseya yabaye nk'ifungura amarembo cyangwa se ikingura ibiganiro ku bepiskopi, cyane cyane ku mugabane w'Uburayi, muri Aziya ntoya ahatangiye ubukristo birumvikana, bakagenda bahura bakiga ku ngingo zitandukanye.
ni nayo mpamvu izi nama nkuru za Kiliziya za mbere zivuga ngo zigaga kuri doctrine cyangwa se bavuga ngo Yezu nindi. Indi nama nkuru ya Kiliziya ifatwa nk'iya kabiri cyangwa se ya gatatu ku inama nkuru ya Kiliziya ya Yerusalemu iremewe, ariko aravuga ati inama nkuru ya Kiliziya kabiri twagarukaho ni ya Constantinople none mu mwaka wa 381. Iyi nayo yateranye nyuma ya Edido Thessalonike yo muri mwaka wa 381. Yo rero yatumijwe n'umwami wa Theodose wa mbere, ikaba ribanze cyane ku byerekeranye n'ubutatu butagatifu, ndetse bakaba baraboneyeho guca inyigisho witwa Macedonius. Macedonius yari umugereki, akaba yarahakanaga ububasha bwa Roho Mutagatifu, yarabuhakanaga rwose. Hanyuma banakurikije n'ibyanditswe mu bitabo bitagatifu, hakurikijwe nibyo abahanga mu nyigisho za Kiliziya bashishoje neza, bakabigeraho basanga izi nyigisho za Macedonius ari ubuyobe, barazica rero. Iyi nama nkuru ya Kiliziya ya Constantinople yongeye gushimangira ya ndanga kwemera twagarutseho. Inama nkuru ya Kiliziya yanemeje ibyerekeranye n'umubatizo w'amazi. Na Yezu KRISTU turabizi ko mbere gutangira ubutumwa bwe yabanje kubatizwa. Bivuga ko yaba yaririmo abantu b'abepiskopi bagera ku 150. Ikaba yarateranye hagati y'ukwezi kwa 5 n'ukwezi kwa 7 mu mwaka wa 381. Iya gatatu ni inama nkuru ya Kiliziya ya Efezi yo mu mwaka wa 431. Efeze ni umujyi wo muri Aziya ntoya, ubundi ukaba witwa Selçuk, ukaba ari muri Turukiya. Yo yateranye guhera ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa 6, isoza imirimo yayo ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa 7 mwaka wa 431. Ikaba yaratumijwe n'umwami w'abami Theodosius wa kabiri. Izi nama nkuru za Kiliziya uretse ya Yerusalemu, izindi zagiye zitumizwa n'abami b'Abaromani. Ntago twavuga ngo ni hame ko bashakaga kwinjira mu buyobozi bwa Kiliziya, ariko Abaromani nanone bari bafite inyungu mu gutuma ubukristo bukwira cyane ko ari Constante mwaka 313 wari waremeje ko idini ry'ubukristo ryo dini rikwiriye gukurikizwa mu bwami bw'Abaromani. Abanyamateka ku ruhande rumwe bagahera bavuga ko aribyo byatangisha icyo bita Pax Romana, kujyana civilisation romaine hirya no hino, ubukristo bukabwagera, ariko nabo ntibakoresha intambara cyangwa se violence mu kwigara uduce dutandukanye, cyane ko babaga nyine babishoboye. Inama nkuru ya Kiliziya rero ya Efezi yo mwaka 431 ikaba ariyo yaciye ubuyobe bwa inyigisho z'ubuyobe za Nestori, cyo bita Nestorianism. Ariko nanone hanaciwe izindi nyigisho z'ubuyobe z'uwitwa Pelagius cyangwa se Pelage, yavukaga mu majyaruguru y'Uburayi. Akaba uyu Pelage yarahakanaga icyo bita Grâce de Dieu, akarugaga ko imico myiza bakwitonda, kwiyoroshya, mbabara bitwa gutyo, bavugaga ko imico myiza y'ubupfura ariyo yakugeza kugakiza k'ubuntu bw'Imana cyangwa se igatuma uhinduka umukristo mwiza. Oya, dukizwa kubw'ubuntu, ntago ari ku mico myiza twavukanye, kuko umuntu wese aremwe mu ishusho aremwe mu cyaha. Twese tuvukana icyaha cy'inkomoko uretse Bikira Mariya wenyine. Izi nyigisho za Pelagius cyangwa se Pelagianism zaje kurwanya cyane n'abatagatifu babiri n'abahanga mu nyigisho za Kiliziya bakomeye. Uwa mbere ni mutagatifu Augustin wa Hiponi ndetse na mutagatifu Yoronakimu. Abanga bakaba bararwanyije ku buryo bukomeye izi nyigisho zigishwaga na Pelage. Ni muri inama nkuru ya Kiliziya yo mwaka 431 hemejwe ihame ry'uko Bikira Mariya ari umubyeyi w'Imana, Theotokos, nyina wa Jambo,
iryo nyina wa jambo cyangwa se nyina w'Imana turibuka mu ivanjiri ya Yohani tubwira ngo jambo ni Imana, jambo yabanye n'Imana, uko tubisoma mu ivanjiri ya Yohani. Ndetse nyuma y'imyaka 1550 ubwo Bikira Mariya yabonekeraga ikibeho, yaje yita ndi nyina wa jambo. Ingingo yumvikanisha ko yaraje kongera kutwibutsa ibyari byaremejwe muri inama nkuru ya Kiliziya ya Efeze mwaka wa 431 nyuma y'imyaka 1550. Ingingo inumvikanisha ubutumwa bavuga ngo Bikira Mariya nta bundi butumwa yazanye, nta bundi butumwa azana, ahubwo nuko twibutsa ibyo abantu basaga naho bari baribagiwe, baragiye mu bindi bibajyana kure y'inyigisho cyangwa se ubutumwa bw'Imana. Iri hame rya Theotokos ni naryo rizashimangirwa muri inama nkuru ya Kiliziya, inabifataho umwanzuro. Turanibuka ko mwaka wa 432 aribwo noneho hashinzwe Bazilika Sainte Marie Majeure, na n'ubu ngubu iriho imwe muri bazilika nkuru, nayo yitwa Bazilika de Santa Maria Maggiore, yashinzwe mu kugira ngo nk'urwibutso rw'iryo hame rikomeye ryari ryarafatiwe mu nama nkuru ya Kiliziya ya Efeze. Indi nama nkuru ya Kiliziya twavugaho ni nama nkuru ya Kiliziya ya Karisedowane yo mwaka wa 451. Iyi nayo ikaba yaratumijwe n'umwami w'abami Marcien n'umugabekazi Purukeriya, iterana guhera ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10, isoza imirimo yayo ku itariki ya 1 z'ukwa 11 mwaka wa 451. Ubundi umujyi wa Karisedowane turaza ahantu herereye, ariko ntago ari kucyitwa ubu ngubu, ahubwo ukaba witwa Kadikoy, ukaba uherereye muri Turukiya, ni mu majyaruguru y'igihugu cya Turukiya, yitwaga kera icyo gihe muri Aziya ntoya. Iyi nama nkuru ya Kiliziya ya Karisedowane nayo ikaba ni mu gace icyo gihe kitwaga Bitiniya, ndetse sete adufashije n'iyo nyandiko irahari yayo. Bivuga ko ngaha rero umujyi mu majyaruguru ya Karisedowane ni hari iyo nama nkuru yateraniye mu majyaruguru ya Turukiya, ikaba ari ku nkengero z'inyanja y'umukara Black Sea, akara gace bakaba barakitaga Bitiniya. Iyi nama nkuru ya Kiliziya ya Karisedowane ikaba yarashimangiye mbere na mbere ibyemezo byafatiwe mu nama nkuru ya Kiliziya ya Efeze twari tumaze kubona. Kuvuga ngo nyuma y'imyaka 20 barongeraho gati nibyo twicare twarashishoje dusanga koko ibyafatiwe mu nama nkuru ya Kiliziya ya Efeze ari ukuri, barabishimangira. Bongeye guca kandi inyigisho za Egutekisi nazo zari iz'ubuyobe ziri icyo gihe, ndetse n'iza Nestori. Kubera iki inyigisho za Nestori zagarutse? Ni kimwe niko mu nama nkuru ya Kiliziya ya Constantinople mwaka wa 381 n'ubundi baciye inyigisho za Ariusi, kandi zaragarutswe zari zaraciwe mu myaka yari yabanje mu nama nkuru ya Kiliziya n'Ise ya mbere. Impamvu nuko izi nyigisho kuba Kiliziya yarazifatagaho umwanzuro igatangaza ko ari ubuyobe, bitahitaga bikura icyo gitekerezo mu mitwe y'abantu benshi. Ikindi nuko developaga cyangwa se abaguraga izi nyigisho babaga ari abahanga, bafite n'abantu babakurikiye. Tubisanishije n'ubu ngubu ni nkuko umuntu nanone ajya kuri YouTube channel ye akavuga ibintu, ariko mu by'ukuri ntago bivuze ko ibyo avuga ari ukuri, ariko kuba afite abantu 10,20 bamukurikira, abo harimo babyemera kubera ko batashishoje. N'iki kibazo rero cyari kiri icyo gihe, kuga ko inama nkuru ya Kiliziya yacaga inyigisho bitasobanuraga ko bise bihanagurika burundu, hari ababikomezaga rero. Ngiyo rero impamvu yuko ingingo imwe n'imwe cyane cyane yo muri erezi yagarukagwa mu nama nkuru ya Kiliziya ikurikiyeho, bakongera gashimangira ko ibyo bintu ari ubuyobe. Bivuga ko inama nkuru ya Kiliziya ya Karisedowane yateraniyemo abepiskopi bagera kuri 520. Ahangaha iyi nama nkuru ya Kiliziya ya Karisedowane kandi ikaba yaraciye ubuyobe bwitwa monofisisme. Monofisisme ni ubuyobe bwari bo bwavugaga ngo muri Yezu harimo kamere imwe gusa, ntago kamere ebyiri, niba ari Imana yari Imana gusa, niba ari umuntu yari umuntu gusa, ariko ibyo ngibyo ntago ari byo.
muri rusange rero reka tube tuvuze kuri izo nama nkuru za Kiliziya ebyiri gusa, nako izo enye tuvuzeho. Mu gindi gice nabwo tuzongera dusubize uyu Nyandwi wo muri diocese ya Butare waduha igitekerezo kiza cyo kuzisobanura, ariko twibutse ko twagiye habaho n'ibiganiro bitandukanye kandi n'ibindi bizakorwa bigaruka kuri izi nama nkuru za Kiliziya ndetse n'akamaro zagize mu gushimangira ubukristu bugiye kumara imyaka 2025 tugana ku musozo.